amakuru ko itatu yakomeza ku musore uzwi nka Rutambi, umusore utumwa cyane, abantu bamenye kugenda hangana n'abantu benshi cyane, ndetse n'umukobwa Miss Nyambo ugenda ugaragara muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo bita The Message yiwe ku giti cyiwe, My Love ku giti cyiwe, My Heart ya Kiramani, ndetse na comedy zigiye zitandukanye, ndetse no muri Mitsutsu Comment ubwo agenda agaragara muri filime zigiye zikunzwe cyane nk'umucuranyi, indirimbo agenda yagitingamo mu bisanzwe cyane. Rero uyu musore Rutambi akaba yagize gutya akajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe akoresha, harimo YouTube channel yiwe, kuri community yiwe, ajya Instagram yiwe, story yiwe, ajya Facebook page, ndetse na X yasimbuye Twitter, avuga ko yishimira uno mukobwa Miss Nyambo, ndetse igihe cyo kuba yashaka umugore kigeze. Uyu musore Rutambi rero yabwiye abantu benshi, abwira abafana biwe ko amaze igihe akunda uno mukobwa, ariko ibyo kwishira bikaba birangiye, akaba ariyo mpamvu yifashishije imbuga nkoranyambaga ziwe abitangariza abafana biwe kugira ngo abashe no kubigeza kuri uno mukobwa Miss Nyambo ko amukunda. Bidatinze cyane rero uno mukobwa Miss Nyambo nawe yahise amusubiza ku mbuga nkoranyambaga ziwe, amubwira ko ngo Imana ikutegeka abantu bose bo ku isi gukundana, kandi nta muntu ufite uburenganzira bwo kwanga mugenzi wiwe. Imana ikomeza kugenda itegeka abantu bayo umunsi ku wundi ko umuntu agomba gukunda mugenzi wiwe nk'uko yikunda. Bivuze ko n'uno mukobwa ngo Nyambo akunda uno musore Rutambi, ariko ngo akaba amukunda nk'uko Imana ibitegeka. Rutambi we nyamara yese ajya muri play amusubiza ko atifuza ko bakundana nk'uko Imana ibitegeka, ahubwo barushaho kurusha ko Imana ibitegeka. Amubwira ko ngamwemereye yazamubera umugabo mwiza, akamubera papa w'abana biwe, bazabyarana igihe kizaza kugira ngo bazasazane ndetse babane nawe ubuzima bwose. Umukobwa Nyambo nawe yese ajya munsi arongera amusubiza ati ibyo ngibyo musore, hari abandi basore benshi babinsabye, gusa wowe nubwo uri umusore ntabwo bivuze ko ntagukunda, ahubwo ntabwo wari kuza gutyo ku mbuga nkoranyambaga ngo ubimbwireho, wari kuzanshaka tukaganira, ndetse igihe kikazagera ukabimbwira kugira ngo numve ko nazakubonera igisubizo. Ngo ntabwo kuba wabibwiye isi yose ndetse ukabishyira no ku mbuga nkoranyambaga ukanabinangingaho biri buze gutuma mfata umwanzuro wo kugukunda kuko wankunze, ahubwo musore ubikoze nabi. Uyu musore Rutambi ahita amusubiza yihuse cyane adatinze, nk'uko yabonaga uno mukobwa nawe akomeje kugenda amusubiza, amubwira ko kuba yivugiye muri rusange mu kwaro kugira ngo isi yose ibimenye, ndetse kuba urukundo amufitiye atari urwo guhisha, ahubwo atari no kumubwira wenyine, ahubwo ari urwo kugira ngo n'abantu benshi bamenye ko Rutambi yakunze uno mukobwa, kugira ngo n'umunsi yamwanze bazamenye ko Rutambi azaba yaragerageje kuba yabwira uwo akunda ngo anabibwire isi yose, nawe bikamwangira, nk'uko hari n'abandi basore bagenda babigenza gutyo, bakarya n'indobo bajyanye guterera amavi mu magare, mu mahoteli, ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye zitandukanye, ariko abakobwa bagiye gutera amavi bikarangira babakatiye kandi isi yose ibona. Avuga ko Rutambi impamvu we ngo yafashe umwanzuro wo kubimubwira gutyo kwari kugira ngo uno mukobwa abyumve, ndetse n'isi yose cyangwa se abafana bamukurikirana Rutambi ndetse n'uno mukobwa bose bamenye ko Rutambi akunda Nyambo. Nyambo yamusubije aseka cyane, ashyiraho na emoji zigera muri enye ziseka cyane, ndetse ashyiraho agatangaro, avuga ko amutangaje cyane mu magambo agira uti musore uranangaje, ibi ngibi sinakabitekesha ko akabikoze ku muntu ufite ubwenge nkawe. Kuba wabwira uko umuntu umukunda ntabe abyo guhita umutunguza ako kanya, kuko mu bantu natekerezaga n'urimwo, mu basore natekerezaga n'urimwo, ahubwo wowe ntibigeze unangira ngo unsabe n'ubushuti, ushake nimero zanjye za WhatsApp, unyandikire Instagram, nagusubiza nk'umusitari mugenzi wanjye, kuko nawe uri umusitari kandi ukunda kugaragaza ibintu by'imbaraga cyane, uranazifite yego, ariko nta mbaraga ufite mu rukundo cyangwa se mu kugaragariza umuntu ko umukunze. Kuba wambwira ko unkunze ucisha ku mbuga nkoranyambaga, iki ngibyo ntabwo byatuma nanjye nemera urukundo. Aho ngaho ni hahandi mukundana kugira ngo mwitwikire, igihe cyagera ugasanga umwe abibabariyemo ntabwo bitinze. Ati burya nabo bamwe baterera abantu amavi ku muhanda, igihe kiba cyarabanje gucamwo bakaganira bakamenyana byimbitse cyane, igihe kikazajya akavuga ati uzaze ngo utembereze ahantu, akamutungura. Nubwo bitajya birangira neza, birangira umwe akatiye undi, bikamubwire musore
ntago burya ari uko biba byabajemo ako kanya ngo ahita agenda amupropose bataganiriye byimbitse, ahubwo abanza kumuganiriza yanamutera ivi uwo musore ntako ataba yaragize. Reka mugire inama Rutambi utazajya n'undi musore wibeshyaho, mutazajya n'undi musore ubyibeshyaho avuge ko isi yose kuko undi mukobwa bizatuma umukobwa awukunda, ahubwo hari igihe uzashiduka ubibabariyemo kuko hari igihe uzafatwa nk'igicucu kuko ntabwo uzaba wateguye ibyo uzaba urimwo. Umusore Rutambi nta kindi kintu yasubije usibye ijambo murakoze. Uyu mukobwa Nyambo ahita aboneraho kubwira n'abandi basore bose amubwira ko gukunda umuntu ntabwo nawe kugira ngo akunde ari itegeko, cyangwa se kuba wabimubwira mu ruhame bizashyiraho ko nawe agomba kwita agukunda, ahubwo umuntu azagukunda kuko nawe yagukunze, ntawe kwemera urukundo ubwo azaba yagukunze. Kuko ngo abantu benshi bibeshya ku rukundo ugasanga umwe muri bo cyangwa se bose muri bo babibariyemo igihe kitageze, cyangwa se babana rwa rugo nirubane kabiri ugasanga hajemo inserera, kutumvikana, amahane, kurwana, kwahukana ndetse no kubabaza ababakomotseho. Murakoze nanjye mbwira ngo ni wa musore